tugiye gufata umwanya mutoya turirimba indirimbo ngufi, hanyuma tuze kumva ijambo ry'Imana, tuze kumva umuntu utubwira amateka magufi ya Marehemu Rutonesha, nitumara dushireho indabo. Nyuma yo gushiraho indabo turakomereza ikiganiro hariya kwa Eric, niho tuza gusozereza ikiganiro dusezerana abari abavuye Kigali, bavuye Nyamata, n'abavuye Gitarama, n'abavuye Butare, n'abavuye hano, niho tuganirira ikiganiro cyo gusezerana. Rero tubanje kubashimira cyane rwose, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo, yaba kandi nanjye sinzaburayo, uzahamagara amazina y'abose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo, zaba mpari nanjye sinzaburayo, ubwo azahamagara amazina y'abe bose mu gitabo cy'ubugingo, niko nzumva izina ryanjye nkitaba. Yesu Yesu databuja nzamukorera ndacogora, kwiza ubuntu n'urukundo afitiye, maze imirimo yo mu isi azamva ninyirangiza, azampamagara ngeze mu ijuru, ubwo azahamagara amazina y'abe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Reka twumve Revera Pasiteri Jonathan asengera Imana, twumve Pasiteri uganira ijambo ry'Imana. Kubera Abisirayeli icyo gifi cyane kuri uno musozi ari kubarizwaho mwene data umuvandimwe wacu wahashingiwe, amakuru tuyakubwira kayakuruta tuyakurusha. Turagushimira kuko niyo twebwe abasize tukabona n'umwanya wo kugera aha ngaha, izina ryawe Mana Rutonesha nk'abanyamubiri yagiye vuba, nuko aho yagiye wowe uhazima kandi natwe turahazi. Imyaka 41 yari mike, nubwo cyagiye twatekerezaga ko ari mukuru, nubwo twabitekereje tugeze aha ngaha. Usanze bafite 41 dufite n'abasore, ariko simvuga ko yatubitse, wamujyanye nk'imbuto imaze kwera, kuko imbere yawe ntiwishuka kandi ntiwibeshye. Abo dutekereza ko dufite akamaro mu buryo bw'umubiri, iyo wabageneye umunsi udashobora guhinduka, turawakira kubera ko twambaye umubiri, ntidushaka kuwukurwamo. N'abacu bawuvuyemo tubona ari ibyago bikomeye tugize hano ku isi, kandi natwe twitwa tunabivuga tunabisubiramo kubera ari mu ijuru. Kubera ko twambaye umubiri nicyo gituma tugira ubwoba. Ndavyibuka nawe ugeze muri kagacikana, waravuze ngo nimba bishoboka ukikombe kindenge, ariko urigarura ko wari wambaye umubiri wo muntu ariko ufite umutima w'Imana. Urabona undi yuko nshaka yuko ushaka isuzuguriro, ariko uzazukana icubahiro, ubibwe usa n'utitaweho, kubera ko twaje kushingura. Ariko ritwambara ubwiza tuzasa nawe, ni ku ijambo ryawe ritubwira. Tari hano Rutonesha ari mu ijuru, ico twaje gukora reka tubikore nkuko Abisirayeli babikoraga bibukaga. Ndabizi n'igihe Nehemiya yashatse gutaha
ngo muzo yaragiye gusana hari ibituro by'abasekuruza ngo no kubaka inkike zari zarasenyutse n'amatongo yari yarahiye bituma umwami w'Ishushani amuha uburenganzira bwo kuza kumara imyaka 12. natwe twaje ahangaha tuzi neza ko ataraha, ariko twaje kubungabunga ngaha mu rwego rwo guha agaciro n'umubiri we ushinguye ahangaha. Ntituzi ukomeza uyu munsi, ariko turawukeka. Icubahiro twaje kumuha nico natwe twiha ko tuzirikana uko yabayeho n'umuryango yasize n'abavandimwe bahuye n'imirimo yagiye akora cyane gukorera ibyo turabizirikana. Nico kituzanya ahangaha, ariko tuzi ko yicaye muri paradizo impanda y'Imana nivuga leza mambo ngo abo nibo bazabanza kuzuka bwa mbere, abazageza ico gihe uzagarukira ibazima ngo bazahindurwa nyuma. Twese ngo tuze kugusanganira tubanze twimana imyaka ingoma y'imyaka 1000. Ico gihe abantu bazabagipfa, ariko nyuma yabwo nibwo tuzambikwa kudapfa. Rutonesha tuzabana abacu ngo badusize bumva niko ijambo ryawe rivuga, nabo nibo zakanguka muri ico gitondo c'ubugingo kizarasa. Ushimwe nyagahora ku ngoma kuko warinze aba bantu bangana gutya, unashimwe ku yindi mirimo yose igiye gukurikira. Hari ijambo ryawe rigiye kuvuga umwanya muto, hari n'ubuhamya buza gutangwa. Ibyo byose bituyoboremo kugira ngo tuvuge ngo muri ubu buryo twashoje kino gikorwa neza, n'igihe abantu baza gutaha basubira iwabo baze kugera iwabo amahoro. Ibyo tubisabye nk'abantu, ariko twiteguye imbaraga mvajuru ziza kutubashisha gusoza ibyo byose. Ni mu izina rya Yesu w'i Nazareti tuzambaje, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana yanditse mu gitabo c'Imigani, ni igice ca 10 n'umurongo wa 7. Nehemiya amaze kumva amakuru y'iwabo ngo Hanani wo muri bene se yaraje ngo amusanga aho yarari Ishushani, kandi yari umuhereza w'umwami, yari umuntu, yari umuziritsi w'umwami wazaga umuhereza vino. Ngo amaze kumva ayo makuru ngo ararira, ngo aricara hasi arayatekereza ararira, agira umwanya wo gutekereza iwabo. Umwami ngo aze kuheza umwami vino, ngo umwami aramubwira ati kubabaye kandi utahora gugaragaza umubabaro niki. Mu gusenga hariya mu gice cya mbere ntaho havuga ibituro, ntaho havuga ibyo yashakaga kwibuka, ntaho havuga ibintu aho basekuruza babashyinguye. Ariko agiye gusubiza umwami yaramubwiye ngo nabuzwa n'iki kubabara, i Yerusalemu harabaye amatongo n'ahantu y'ibituro by'abasokuruza harabaye amatongo. Umwami yahaye agaciro iryo jambo ry'ibituro by'abasekuruza aho biri. Naje gusoma ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo c'Itangiriro igice ca 49, ahantu Yakobo ariko asezera abana be. Yarababwiye ati ndagiye nkuko bisi bose bagenda. Abisi bose baza bagenda nkuko Rutonesha yagiye. Ntabwo yagiye bidasanzwe n'abandi. Urupfu ruza rukica umuntu uko rushaka. Igari Imana yandikiye umuntu niko riza rimutwara. N'abandi bose uku twese turi ahangaha siko urupfu ruzadutwara kimwe. Umuntu wese Imana yamugeneye iryo. Ngo aramubwira ati abarababwira ati ndagiye nkuko abisi bose bagenda, ariko muzanjyane muri ya sambu iri Makipera mu gihugu cy'Kanani ku biti by'Imamure, aho Abraham ashinguwe n'umugore we Sara, aho Isaka ashinguwe n'umugore we Rebeka, aho nashinguye Reyo, ataho ariho muzaza kunshingura. Aho ibyo bituro nibyo Nehemiya yari kwavuga ngo aho byabaga harasenyutse. Nukuvuga ngo iyo uku twaje hano nabitinzeho nijoro ndavuga nti kuzaha bisobanuye iki. Ntabwo ari ukuvugira ngo twibuke cyangwa duterekere, ahubwo nuguha agaciro wadusize. Icyo nicyo twaje gukora, nuguha agaciro uyu muntu wadusize, kubera ko twibuka imirimo ye, twibuka ikiganiro cye, twibuka ibyo twazaga tuvugana, twibuka uburyo twabanye tukamuha agaciro. N'abana be bakaza kumuha agaciro, n'ababyeyi be, n'abandi twese abavandimwe tukaza kumuha agaciro.
ijambo ry'Imana riravuze ngo kwibuka umukiranutsi kuzana umugisha. Yesu ashimwe. Amen. Umukiranutsi ni nk'igitabo. Iyo umuntu asomye igitabo, umukiranutsi, hari ijambo ryanditse mu gitabo cy'Abatesalonike rivuga ngo ntidushaka ko mubabara nk'abandi badafite ibyiringiro, ariko nimba mwaramenye ko Yesu Kristo yapfuye kandi akazuka, aba ariko mwiringira ko azazanana n'abandi basinziriye muri we. Iri jambo rigasana kwa kundi abantu babaye mu babembe bazi kuranga inzira iyo usanze ari zibiri. Umubembe yashaka kurangira inzira usanze ari zibiri, azaca igiti agashira muri iyi akakubwira ati iyi uramenye ntuyicemo, abakubwiye ngo uzaje muri iyi. No kuvuga ngo nitubabara tuzatubabara nk'abafite ibyiringiro. Ibi byiringiro byacu Yobu yabivuzeho, aravuga ngo ibyiringiro byanjye njyewe ndabigumana kugeza igihe nzapfira, sinzikuraho kuba inyangamugayo, nzabisinzirana mbiryamane, nyuma yabwo nzabizuka. Ibyiringiro by'abakristo bizotuma tuzuka tukazabana n'Imana. Rutonesha ubu ngubu ari muri paradiso hamwe n'abandi bera bose, hamwe n'abarya abandi bose batubanjirije. Abaza bapfa baza bagenda bakajya aho ngaho. Umunsi umwe niko umuririmbyi yavuze, aravuga ngo uyu mubiri waruhanyaga niwo turambise mu butaka, kandi umwuka wasubiye ku Mana yawutanze. Aravuga ngo ubugingo n'uyu mubiri ngo iherezo bizasubirana, kandi bihabwe ishusho ya Yesu, ntibizatandukana ukundi. Uyu mubiri wacu uzutandukana n'ubugingo, kuko umubiri ni igitaka, uzusubira mu gitaka, ariko ubugingo bugasubira ku Mana. Nyuma yabwo bizasubira kandi bihure, bitazatandukana ukundi. No kuvuga ngo tuze twibuka imirimo myiza, tuze twibuka ibikorwa byiza, tuze twibuka ibitekerezo byiza, tuze twibuka imvugo nziza, tuze twibuka ibintu byiza abatubanjirije bakoze, kugira ngo tubigane tuzace naho aho baciye. Yesu aduha umugisha. Amen. Amen. Turagushimiye Mana. Tuza tuvuga amagambo nk'abantu ukayasohoza nk'Imana. Aha turi twaje guha agaciro umuvandimwe wacu Rutonesha Ngando Alex. Twabanye tukavukana kuri bamwe, abandi ni ababyeyi be, hano turi kumwe n'umudamu we n'abana be n'abandi bose twese abavandimwe. Twaje kumuha agaciro ke, ariko icyo tukwingingira ni iyi mitima. Hari imitima ibabaye, nk'uko abakuri wacu babivuze ngo uwawe umuntu azamuhamba mu nda. N'ubundi Imana baracamugira, baracamubona, baza bamwitegereza, bazamutekereza buri gihe, nta joro nta manywa bari bamwibagirwa. Abo turakwingize ngo bahumurize. Ni wowe ushobora kuvuga amagambo atameze nk'ayacu. Ayacu magambo tuba tuyavuga ntakomere, ntatinde mu mutima, ntatinde mu bitekerezo, abantu ntibatinde kumva kuyumva, ariko wowe ayawe uzuganiriza umutima, ukaganiriza ubwenge, ukaganiriza umutima, bikemera bigakunda. Ubane n'aba bavandimwe, udufashe, ubane n'aba babyeyi, ubafashe, ubane n'umuntu wese wageze aha, n'abataraha babimenye ko twaje, nanone Mana ubahumurize. Utwemerere Mana muri kino gikorwa, komeza ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka twumve Pastor Zashe kubwira amateka ya marehemu Rutonesha Alex mu minota tari myinshi, hanyuma haze gukurikiraho igikorwa cyo gushiraho indabo. Murakoze. Uyu ni umwanya mwiza iyo tugezemo, noneho tukagera na hano, imitima yacu yongera kumva dufite imbaraga, nubwo imibiri yo ihita ibyibuka cyane. Abenshi muri mwebwe hano umunsi turambika umubiri w'umuvandimwe hano mwari muhari. Byari bibi cyane, byari amarira, ubwo abantu bajya babirenzaho kubw'ubukristo, ariko byari ibibazo, byari
vugaga uyu muntu yagiye vuba kandi twebwe nk'umuryango ntitwigeze tureka kwibaza impamvu Imana yamutwaye vuba tutazi kuko yari umunyamumaro mu muryango no mu yindi miryango yari umunyamumaro ariko wumve ko niwacu ho byari birenze byadusigiye rero byadusigiye icyuho kinini kuko yari mu bakuru abana bose bari batoya natwe twari bato umubyeyi wacu ntiyari ahari kandi ahanini niwe babanaga ibyo rero byamugiraga umuntu wari ingenzi cyane kuko yajuwaga role yo kubana n'umubyeyi no kubana natwe kugira ngo turere abana murabizi twese muri icyo gihe twabifashwagamo n'amatungo uyu niwe watwororeraga ibyo byakereye gapu byakereye ikintu cy'icyuho kinini nubwo abantu bagenda bihangana ariko byari byatushegeshe byari byatusenye ariko Imana ishimwe ko murabona ko tutashize ntitwavuyeho uyu muvandimwe n'umwana w'uriya musaza n'umwana wiwe wa kane ariko mu bahari ni uwa kabiri ariko mu bana be yabyaye kuko n'abapfuye tubona ko ari abacu kuko n'uyu yapfuye mubibona ariko tumufata nk'uwacu nta na rimwe tutamufata nk'umuntu wacu niko tubibona n'abo bapfuye ari batoya ntitwababonye muzehe niwe wababonye ariko nabo tubafata nk'abacu kuko ni amaraso yavuye hamwe na yacu uyu rero njyewe uvuga ndamukurikira ubwa mbere mu yandi magambo twarakuranye ni umuntu nabonye turi bato mubona turi ingimbi mubona turi abasore mubona ashaka ambona nshaka abana bacu yabyaye umwana we mukuru uwa kabiri tubyarira rimwe mu yandi magambo ni nkaho tungana ubuzima bwe bwose ndabuzi imibereho ye yose ndayizi icyo gihe ari muto simbitindaho ariko ari muto nabwo yagendaga agaragaza ko ari umunyamumaro kuko abandi bose tuvukana uyu nguyu yaturushaga no gukora by'amaboko muzehe harahari ari mukuru wanjye ari nanjye uyu yaturushaga gukora guhinga yari azi guhinga ku buryo umusaruro mwinshi twabonaga wakomokaga muri we na muzehe nawe yari azi gukora cyane n'iby'ubusaza ariko yaraduhingiye yaratugaburiye ndashaka kubabwira amateka mpereye hasi n'abana batayazi bayumve uyu rero igihe cyaje kugera tubaye bakuru we afata iyo kujya mu gisirikare ntiyakomeza amashuri ariko yarayagejeje kure yaragiye mu wa gatanu bivuze ngo yari umwaka mu wa gatandatu yaragiye mu wa gatandatu ntiyakomeza muri 1996 ahita ajya mu gisirikare iminsi yo kubaho kwe nayo Imana niyo yayigennye ariko yagiye anyura mu rupfu kenshi yajyanye n'umuvandimwe we baza gutandukana ariko abaho neza mu gisirikare yabayeho neza Imana yamuhaye amahirwe n'ubushobozi yagiraga bwo kubana n'abantu njyewe twabanye no mu nzu turi abagabo dufite abagore twembi tubana dufite abagore dufite n'abana afite abana babiri we yari afite batatu mu gisirikare yahagiriye umugisha n'ukuboko kwiza kw'Imana umutungo mwinshi afite
uretse uwo yakomoye kuri uriya mubyeyi wiwe natwe twakomoyeho, ariko undi mwinshi yarawukoreye mu gisirikare. Ari ku kibuga cy'indege hari Kavumu, ari umwe mu bayobozi baho, Imana yamuhaye umugisha. Nabitekereje cyane, Imana burya igira gahunda ndende. Mu basirikare ubundi abenshi nta bushobozi banagiraga, bagiraga n'utuzi ugasanga rimwe na rimwe barabyica nabi. Ariko ndabyibuka hari umunsi umwe yampaye amafaranga menshi yuzuye umufuka, bazaga bayazana mu mufuka, arambwira ati genda uvunjisha ayo mafaranga. Ndaza ndayavunjisha hano ku Rusizi, havamo amadolari menshi ndashobora kumenya uko yanganaga muri iki gihe, ariko yari hejuru y'ibihumbi 4. Ayo madolari agenda ayacuruza, nimba ariko nayita ayagura imitungo, muzehe hakabimufashamo kugeza ubwo yabaye umukire. Abantu mwese murabizi, yapfuye rwose arimo ayingayinga inka 200. Uyu mugabo mureba kandi yari muto, yari afite imyaka 40. Ntabwo yigeze apfusha ubusa amahirwe. Ibyo turabimushimira. Ahari Imana yaramuteguraga. Yadusigiye rero uyu mubyeyi wacu. Ndibuka muzehe yaje kumusura bakira aha ngaha, yambwiye ijambo ritazamva mu buzima. Yarambwiye atari kubu ninjye wari ukwiriye kurera imfubyi za Rutonesha koko, kandi nawe naramureze ari imfubyi. Ndabwira ati muzehe, Imana igira ibyayo, izabikora uko ishaka, humura. Yabivuze nyine mu mubabaro, tubona abana ari impinja, n'ubushobozi bwari buke. Kuri hano mu mujyi niwe wakoraga ibyo kubatunga byariwe. Urumva nyine uretse Imana twizeye, nta kindi twari dutegereje. Ariko Imana ishimwe, iyo mitungo yiwe yabayeho. Naratangaye burya Imana igira amaboko atagira abandi bantu. Inka ze zanyazwe ibihetangabo 4, zikanyagwa ntizishire, kuko Imana igira amaboko ntizishire. Kugeza n'uyu munsi iwacu niwe wenyine usigaye inka twavuga ngo zifatika ntizishire. Yarakoze rero, yabanye natwe, ari ufite akazi aradufasha. Uyu muntu yaradufashije. Bamututa bariya n'abagabo barabizi, niwe wenyine wacu wagiraga akazi. Aba ba Paul twese twabayiwe. Uretse we na Sebayizi wagiraga akazi nyine nako kadafatika, ariko aza no kukavamo aja kuba umunyeshuri. Twese yaratubumbaga akaduha icyizere. Yaduhaye icyizere kurusha n'amafaranga. Ibyo rero bituma umuryango umwubaha cyane. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo tuvuze gukora ibikorwa kuri we, turabikora uko dushoboye kose. Uyu muvandimwe rero yaje gupfa bitunguranye. Ndabyibuka hari ku itariki 9 cyangwa 10, nzutse mu gitondo nsanga abantu bari muri Kongo bambuze kuri telefone ye. Ngerageza ndamuhamagara kuko twari tungana. Iyo nasangaga yambuze nabaga nzi ko agiye kumbwira amakuru. Mpamagaye barambwira ngo yarashwe kandi yagiye mu bitaro. Ndababwira nti mukore ku buryo mushoboye, mumugezeho telefone anyibwire. Ariko ngo yababwiye ngo ntibambwire ko ameze nabi, ngo kugira ngo abana badacika intege. Ndavuga ati kugira ngo mbyemere mumuhe telefone twivuganire. Tuvuganye ambwira nk'ayo magambo yo kunkomeza, ariko numva ijwi ntaryo, numva ubuzima bwe bwangiritse. Dukomeza kuvugana. Icyo gihe twari mu bihe bibi. Mukuru wacu nawe yarafunzwe icyo gihe,
bari baramufunze hari igitarama, turi muri izo stress. Uyu nawe baragiye, ariko Imana ishimwe ntijya ibura uko igira. Ubwo urumva nasigaye njyenyine dushakisha uburyo yaza. Nicyo nza numva kimwe gusa cyambabaje, indege iboneka kuwa 4 y'I100 by'amadolari. Aza yarazegekaye, ariko umunsi umwe nagiye ku kazi numva umutima urambwiye amafaranga nari mfite kuri konte yose nyakuyeho. Ndaza ngiye kumureba, yari yaje i Goma. Mu gitondo bambwira ko ubuzima bwe bwarangiye. Ibyo byarambabaje cyane, byarambabaje bishyira kure. Namaze amezi 6 njya mbitekerezaho sinsinzira, ariko Imana iza kumfasha birashira. Ndabyakira, ndabyemera ko yagiye. Uyu mugabo rero yatubaniye neza, yatuganirije neza. Ndibuka ijambo rya nyuma twavuganye tubonana gutya turi kumwe, twari Gitarama. Arambwira, ndamubwira nti umuntu runaka yarampemukiye, none nafashe umwanzuro wo kutazamuvugisha. Arambwira atoya, ati ibyo ngibyo atone umwanzuro uremereye cyane, ati kandi ntabwo atahubwo mubabarire. Yari afite umutima wagutse, muri we yagiraga urukundo, abantu barabizi. Hanyuma twamushyinguye hano, dukora ibyo dushoboye. Twebwe twari duhari, aba bose bari bakiri bato bana, barumuna bacu nabo baza gukura, nabo bakora ibyo bashoboye. Abana bacu nabo barakuze, barimo barakora ibyo bashoboye. Ndashimira uwo muryango wose kuva kuri Mucanga, niwe wafashe initiative yo kugira ngo twubake Yamba. Mwabonaga yabaga hano y'umutuku. Aravuga ati kugira ngo aya mateka tutazayibagirwa, twubake kino kintu. Icyo genda byibuka twafashe Ntagawa, nawe yarakiri muto, araza mara hano hafi iminsi 6 ari gukoresha ibyo bintu, bigenda neza. Abandi bose bari bato. Ubwo ni nkaho wari umwana twavuga ko yatumwa umurimo. None ibi bikorwa mureba bimwubahishije, natwe twumva. Ngewe umuntu ugize icyo akora kuri uyu, mba numva ubuzima bwanje abugize bushya. Iyi mva mureba yubatse neza, iyi mva yubatswe n'umuhungu wiwe. Umuhungu wiwe yasize afite imyaka itarenze 15. Imana ishimwe ko uyu muntu yagiye agasiga imbuto nziza imusozi. Muri iki gikorwa yakoze niho havuye igitekerezo. Murabizi ko tudakunda kuza hano buri mwaka, ndagira ngo mbabwire wenda abantu babyumve. Niho havuye igitekerezo, abavandimwe baravuga bati ubwo uyu mwana akoze igikorwa kiduhesheje agaciro, kiduhesheje ishema, natwe tumufashe dukora umunsi mukuru, tuze tuhagere, duhamagara inshuti, imiryango, dushyira indabo hano. Turabizi ko yagiye, ntabwo tuje kumubwira amaganya yacu, ahubwo tuje guhumuriza imitima yacu ko twagerageje uko dushoboye kugira ngo tubeho. Niyo mpamvu iki gikorwa kiri hano. Dushimira cyane uwo mwana, yarakoze, n'ubu arakurikiye ndabizi. Yarakoze cyane, yakoze ibintu. Iyo akoze ikintu cyiza buri gihe ndavuga nti umuvandimwe ntiyashize, umuvandimwe arahari, umuvandimwe yarashibutse. Icyo rero turakimushimiye uwo mwana mutegetsi, n'abarumunabe, na mushikiwe, n'abashikibe, ukuntu bahora bazirikana ko ise yabasize bagomba kubaho. Umwe muri bari y'abamahasha, ngira ngo mwebwe mwari Kamembe, twabajanye ari impinja. Niwe wubatse ahangaha, n'umufundi n'umwubatsi wabyize. Yaraje amaze hano iminsi hafi igera kuri 6.
arimo arakora ibi byose niwe wabikoze nawe turagushimiyesha yarabyemeye ari kwa se wabo ariko yavuye mu rugo kugira ngo abikore turamushimiye turashimira na muzehe kutwemerera kuza hano muzehe nyuma y'uko uyu muntu apfa muzehe yafashe urugo arema amatungo abaho nuko tuvuga ngo ntiyashize yabigizemo uruhare rukomeye nubwo yari amaze gukura ari amatungo niyo yatumye abana babaho turabigushimiye cyane turashimira abavandimwe Mucanga Gasambo Ntagawa Mushabizi n'abashiki bacu amafaranga arimo gukora aha nibo bayatanze kugira ngo uyu muvandimwe wacu tumuha agaciro babyumve ko tubashimiye kandi tuzahora tubibashimira turashimira abavandimwe bacu umuryango wa Murefu barimo Paul ndetse na Perusi na Sebahizi twaravuganye ibi ni ibikorwa duhora duhuriraho twebwe twagize ibibazo bikomeye ari uyu niwe wari utwubatse twebwe mwacu ari Ntagengwa mugabo wa Perusi nawe niwe wari ubatse mwabo ariko Imana yahisemo Imana yahisemo ko abo bari badutunze mu buryo bw'imitungo bagenda mbere ari Ntagengwa buriya nawe yagiye mbere cyane udukurikiranye tukareba imyaka yagiye afite yari imyaka mikeya ibintu byose niwe wabikontorolaga by'iwabo uyu nawe agakontorora iby'iwacu ndetse bagahurizaho n'ibya data wacu byose bagahuza abo nubwo twibuka uyu ariko n'uwo turamwibuka we nta nubwo yashinguwe hafi ngo tujye tuhagera uko tubishoboye tubishaka ariko mu mitima yacu arahari turashimira umuryango wa Elias ararwaye ntiyashoboye kuza Manigabe ntiyabonye umwanya ariko Nyirakagaju yaje mwumve ko tubashimiye bavandimwe ntaco twokora kindi nukuza tukareba tugashimira Imana muri abo bantu bombi tuvuze bagiye abana barakuze ntabwo twasebye murabizi ko tutasebye ndasoza shimira iyi miryango yose shimire abahiga ndabona Mushonda ndabona Kizumwami aba twarafatikanyije cyane kurera abano bana twarafatikanyije cyane n'umuryango wa Naniya haba mu bifatika haba no mu nama kugeza nejo twavuganye na Muhizi iby'uru rugo tubivugaho kimwe tubyumva kimwe ibigoranye tubikora kimwe tunashima Imana ko nyuma y'uko umuvandimwe agiye twungutse undi muntu nawe urimo kubyara abandi bantu uyu mugabo mubona uhagaze aho ni umukwe wacu ni umukwe wa Rutonesha Rutonesha nubwo yapfuye ntazabura kugira abakwe nubwo ari umukwe wanje nanjye ariko iyo tuvuga ko ari umukwe wa Rutonesha uwo mugore bari kumwe ni umugore we niwe Nyirasafari niwe mfura ye nawe yarabyaye afite abana babiri b'abahungu iyo tubarebye rero twumva umuryango waragutse imiryango rero turababwiye yuko uyu mugabo w'amateka kuri twe siwe w'amateka mu isi ariko kuri twe ni umugabo w'amateka bibigwi bikomeye dushimire abo bahiga abanyabyinshi turabashimiye cyane murabona shefu wacu yavuye Bukavu ndagushimiye shefu ni umuvandimwe arabizi ko nawe mu bintu byiwe noramuka nkabura umwanya ariko mbifata nk'ibyanjye kuba waje kwizihiza uyu munsi no kubahiriza umuvandimwe Imana iguha umugisha reka nsoze shimira n'abavandimwe bose bano mubona abenshi n'abavandimwe ba Muyoboke ba Gadi ba Ruvumera ba Ruganzu ba Pasiteri Muyoboke bazanye n'abagore babo abo ngabo ibyo rero ntidufite amagambo ahagije yo kubabwira ko mwagize neza reka nsoze nshimira Nyihasha uyu mubyeyi yareze abantu mu bihe by'umubabaro yari muto
nyihasha we nzamubona ko tungana none mu myaka, uretse ko nanjye ntari muto ariko nzamubona ko tungana mu myaka. Uhereye icyo gihe ubu tugize imyaka 14 afite umutwaro wo kwikorera urugo wenyine, nubwo natwe tuzamo ariko we rumuriho no ku mutwe kugeza uyu munsi. Nawe warakoze kwihanganira abana, kutwihanganira, kwihanganira umubyeyi, kwihanganira ibibazo. Ibyo byatumye ugera ku bana bakora ibi, natwe dukora ibindi. Imana iguha umugisha. Reka nsoze mvuga ngo mwese mwatwitabiriye, Imana ibaha umugisha. Arakoze cyane Pasiteri Zashe umaze kudubwira amateka ya marehemu. Umwanya tugezeho rero tugiye gufata umwanya mugufi wo kwibuka. Nituza gusoza kwibuka dushireho indabo, nidusoza gushiraho indabo turafata muzehe adusoreze ijambo tubone kwerekeza hariya. Reka mpere njyewe nibuka. Alex ndakwibuka turi mu Kananga ducuruza ibimasa tukabijyana mu iposho. Ndakwibuka urwo rugendo twagizemo warukiranutsemo kugeza dushoje urwo rugendo rw'ubucuruzi. Ndakwibuka twiga Mutenja, ndakwibuka twiga kwa Mbogo, urugendo rurerure rwo kuri Dirake twiga kwa Mbogo. Ndakwibuka umunsi mudusezera mukajya mu gisirikare. Ndakwibuka twongeye kubonana i Bukavu. Ndakwibuka Ikavumu. Ndakwibuka kuri Place. Ndakwibuka muri Hippodrome. Ndakwibuka ibiganiro byinshi twagiranye muri Cité. Ndakwibuka umunsi twasezeranye muri Cité kurya gatatu aho wari utuye, umunsi wafataga indege imodoka werekeza Ikaremi. Ari naco kiganiro ca nyuma twagiranye. Mu migambi n'ibitekerezo twari dufitanye ntitwabashe kubisoza nk'ibyo twari twaravuganye, ariko ndakwibuka uri inshuti y'umuryango. Ndakwibuka uri inkingi yo kwa Ngando. Ndakwibuka uri inshuti bwiharizwa y'umuryango wanje. Ndakwibuka ku bitekerezo byiza n'imigambi myiza. Ndakwibuka ku iterambere ryawe. Ndakwibuka ku bunyangamugayo bwawe. Ndakwibuka mu butabazi bwawe utahwemaga kugira abantu inama no guhuza abantu. Ndakwibuka umunsi wa nyuma ugira ibyago Ikaremi. Ndakwibuka umunsi wa nyuma dusoza urugendo rwawe rwa hano ku isi tugushingura hano munsi hari imvura. Ndakwibuka rero usiga abana ari impinja basigarana umukingi ukomeye, ariko uyu munsi umukingi bakaba barawuwikoreye hamwe na Nyihasha umudamu wawe na Rugema umubyeyi wawe n'abavandimwe bawe bose tuvukana. Umuryango wawe ukaba warakomeye, amashami akaba yareze imbuto. N'ubu ngubu turazirikana neza yawe. Uyu munsi tukaba twaje kwizihiza uyu munsi tukwibuka, tukubwira n'abantu tuvuga amateka yawe, kugira ngo amateka yawe ntashobora kuzazima no kwibagirana, kuko ushamikiyeho amashami menshi kandi ayo mashami yose yagiye agaba imbuto zareze. Uyu munsi rero tukaba tugeze hano tuguhesha icubahiro, nubwo tutari kuvugana nturi kutwumva, ariko umuryango urazirikana ibikorwa wakoze. Uyu munsi rero abawe wasize bazahora bakwibuka. Kubwire ko abana bakuze bageze mu gihe cyo kubyara babo, n'abandi bari imbere bateye intambwe bagera mu mahanga. Imirimo yawe wakoze, imbuto wabibye zarashibutse, kandi imirimo yawe ntizibagirana. Turakwibuka Alex, Imana iguhe iruhuko ritazashira kugeza umunsi tuzabonana mu bwami bwo mu ijuru. Habaye hari undi wakwibuka yakwibuka, hanyuma tukaza gushiraho indabo.
murakoze cyane kubw'uyu mwanya mwene data Rutonesha Alexis nk'imfura y'abakwe bo mu muryango wo Mwabimira kandi babuzukuru niyo mfura twabanye muri byinshi cyane cyane imbuto yatwereye zani nziza zirenze kandi yatubereye umwarimu n'ubu amasomo yadusigiye ntituzayibagirwa kuzageza ubwo tuzahura mu bwami bw'Imana. Imana imuhe iruhuko ridashira. Ese no kwibuka Alex ndamwibuka dutaranye mu gitaramo cy'Umurambi kuri Nyamara twabaga tuvuye muri korali tugatarama muwe kagira igipindi cyinshi. Ndakwibuka ku mwana mwiza twabanye muri Podrome. Ndibuka kuko utaje kukaza kenshi utabajije icyo turi buge. Ndakwibuka kuko ibyo warabikoze ndabikwibukiraho. Ndakwibuka umwana mwiza n'ukuntu wagiye ugira imbabazi z'abana nyinshi ukadusura igitaramo. Ndakwibuka umunsi wa nyuma duherukana mbwira amakuru kuko usuzuguriye abana inzu ariko ugiye ari nabwo bwabaye bwa nyuma ntiwagaruka. Ndakwibuka ndashima kuko uyu munsi twaje kuzirikana ibyiza wakoze kandi duha agaciro ibyo wadukoreye n'umubano twabanye. Murakoze. Reka mvuge amagambo nk'atatu nka pasiteri wamuyoboraga. Dukomeje gutekereza ibintu bya Rutonesha. Sanze yari yaragiraga ibintu bitatu by'ingenzi. Cya mbere yavugishaga ukuri. Murakizi ntabwo yahishaga umuntu uwo ari we wese kumubwira ukuri kuri mu mutima we kandi ukuri nimwe mu ntwaro Pawulo yandikiye ab'Efeso. Cyo ni cya mbere. Cya kabiri yarazi kuvuza ingoma mu rusengero. Sinzi niba mubyibuka hari n'igihe twaririmbaga ukabona aratambutse batabimusabye akayivuzanya ubushake n'imbaraga nk'ikintu akunda cyo umutima we. Cya gatatu naco ndangirizaho abantu bose ntibavuga ibyo bibuka ngo babishobore. Umwanya ni munini wadusika ngira ngo buri wese afite icyo yibuka. Yakoreraga Imana sincèrement. Ndabyibuka kimwe yaranganiriye ati ayo mafaranga tubona tuyakura mu rukomeye twambara bute ugashorera inka iminsi 10 kugira ngo uzagere ku isoko. Atariko twagera hangaha abantu bakagira mu mafaranga twayatoye ahantu horoshe tuba twayakuye mu rukomeye cyane. Yarakoraga kandi yaraje vuba ariko abona zirikanye itorero ndetse yaje kugenda. Sinabivuga kubera ko twavukanaga ariko yadusezeraga mu buryo bw'umurimo anasaba ko tumusengera igihe cyose agiye. Yarabizirikanaga akazirikana n'umurimo ko kandi bijanye n'ijambo ry'Imana kuko twaremera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigendere mu tutari twabaho. Reka mabwire rero ko twebwe dutekereza ko umuntu yapfuye hakiri vuba dutekereje nanabisenzemo ibyo yari kuzakorera twebwe abanyamubiri kubera ko dusangiye umubiri nawe niho twita twihutira kuko yapfuye akiri muto. Hariko Imana ntigira uruhinja ntigira n'umusaza igira uwo yahamagaye ku gihe cyayo. Rero turashima Imana igikomeye gihari nuko umuryango yasize natangaye kubona abana nabazaga ntese ubutoto n'abukuru none umwe niwe wubatse. Bigaragara kuko yize na Rutonesha amaze kugenda bigaragara ko Yesu ari we mugabo w'imfubyi kandi akaba n'uwapfakazi. Turashima Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo yamutanze agasiga uyu muryango na gutya. Murakoze. Murakoze. Nanje ndakwibuka ukuntu hari inshuti yanje bwite kandi ndakwibuka ukuntu hari inshuti y'umuryango wacu. Ndakwibuka ahantu hose twabanye twabanye neza. Watubereye imfura, tubera umuntu mwiza, tubera umuvandimwe mwiza. Yuko amagambo ya nyuma twavuganye waraye mu rugo ni nabwo bwa nyuma
baje kuturamutsa zose ndabyibuka tukumva turagukumbuye ariko ukomeze uruhuke ibyiza byawe twabivuga ngo tubirangize kandi tuzahora tubyibuka ukomeze uruhukire mu mahoro murakoze reka tubanze dushima Imana kuko twabaye muri uno muhango byari bigiye kudashoboka hari aho twabivuganye ariko Imana yabikoze icya kabiri ni ugushimira Imana kuri uyu muryango habaho kuvukana hakabaho n'ubushuti dusanga hari ubushuti bukomeye twabusanzeho twabwisanzemo tuvuka nshima Imana ko bukomeje kandi muzehe n'umwe usigaye mu bo bihamya hari abantu bari barabwubatse kuko uyu mwana yubatse ino sima ni muzehe turi kumwe ni muzehe Chef Muyehe Marehemu ni muzehe Stefano Murefu ni muzehe Manasi Gakweto n'abandi ariko cyane cyane abo ngabo nshatse kuvuga ngo natwe dusigaye twege batoya no bibasaba ngo tubizirikane kandi cyo kintu ni ikintu cy'ingenzi cyo kintu gira imbaraga katuje rero kuri Rutonesha jewe umuntu cyane novuga kuko namenye mbere mu muryango wabo wa muzehe umucanga kuko twiganye muri primaire mu Kamombo umucanga abandi bari bakibatoya Rutonesha naje kumubona ibukavu je nari mvuye Kinshasa nawe ari umusirikari hariya niho namuboneye nubwo yari umusirikari ariko nanone umuco wiwe wagumye kuba wawundi ni wa mugabo wazaga mu kibari akaramusa ingo zose abazi bose akabaramusa kandi akabaganiza mu biganiro byiza by'amadyogo nukuvuga ngo yinjiraga mu nzu mwarasekaga imbavu zikabarya uko niko Rutonesha yarateye kuko umwihariko duhunga 2004 hari ukuntu twahuriye Gisenyi umunsi umwe twajanye nawe ndamwibuka kabisa twararanye nawe ahantu bitwa ni Gisoro muri shambo rimwe ku bitanda bibiri gusa Gisoro twari twagiye mu bintu by'ubucuruzi aho kandi nafse kandi kumenya numva ari umugabo w'intwari kandi intwari ikomeye cyane ndamwibuka kandi hari Bukavu agura parcelle pakanye n'iyanje ayiguze n'ikanisa rya KDC ba Pasteur Kamanzi ibyo ngibyo barabizi ariko nabyo kandi yabiguze ndabimukekera kuko byari amafaranga menshi kandi we nasuko yari afite menshi ariko nyine nuko yari afite vision yari umugabo wagiraga nkaho arangiza kure cyane ibyo bintu arabikora kubera icyo naje bituma igihe cyose ibingibi byabaye iyo parcelle Bukavu ma parcelle niko wandi ku muntu wari sifu mu ihene kujya bagize barinda ifu iyo udafite umurinzi ibigiye twagize imbaraga cyane kugira ngo turinde iyo parcelle kugeza ba nyirayo nyine bayigurishije bakoresha amaproje yabo ibintu bigenda neza uyu mugabo ndamwibuka ko ubundi bwo wose kuhagera wa munsi twaje kumazika hangaha turabyibuka ariko cyane cyane kanamwe tubashimire mwariza abana byatunejeje cyane ko n'umuryango waragutse abana batoya bari batoya bwa bundi babaye abadamu bamwe abandi babaye abagabo none mukoze igikorwa kingana gutyo kuba mwatwibuse natwe mukaduhamagara no kuri ibyo turabizirikana kandi ibintu tubeza agaciro rero mu kurangiza tumwifurije iruko ridashira ubwami bw'Imana
Yesu ashimwe. Dushimiye Imana kuko twageze kuri uno munsi. Uyu ni umunsi mwiza kandi uyu ni umunsi w'agaciro. Shimiye Imana kuko Rutonesha we yagize amahirwe yo kuza hano tukaza tuza kumwibuka. Ibyo ndishimiye Imana. Ubundi Rutonesha we nari mfite umwihariko wanje ku giti canje. Jewe yari muramu wanje habiri. Umugore we ni murumuna wanje kandi agaswaka ba murumuna w'umugabo wanje. Urumva ko twari dufite ikintu kimwe duhuriyeho kurusha abandi bacu bo muri famiye. Uyu Rutonesha yagiraga ikintu arusha abandi. Rutonesha iyo wumvaga yakubwiye ikintu waza gumenye ko yavuze ukuri. Rutonesha ntiyagiraga uburyarya. Rutonesha akubwiye ikintu ukacemera ngo uko niko kuri. Ubundi Rutonesha aho nabonega ko yankundaga. Yamaze kugura inzu hariya jewe sinari nanabimenye. Twari twegeranye twatuba muri sitari ko tutabana. Ngo buke umunsi umwe arampamagara arambwira ngo ninze hano ndaza. Ashika arambwira ati ngiye kuje Karema ariko sinogenda ndakweretsa ahantu ntaguse. Turazana twembi ashikanyereka inzu yose arambwira ati ndagiye. Ndetse ngo aje kumbwira arambwira ngo se ngo kunopfa ngo hari teni sigaranye. Ndambwira ati ntiyose hubakiye abana. Ntakibazo baye umugabo. Shimiye Imana kuko Rutonesha yakoze imirimo yo mu gihe cye. Yakoze neza, akorera urugo rwiwe neza kandi agira aharusize. Shimiye Imana ko yabimubashishije kuko sikubwiwe n'Imana yabikoze. Ubundi kandi kabashimiye Imana mwebwe mwageze kino gikorwa mukagitekereza namwe ndabashimiye Imana bahumugisha. Ubundi ngabashimiye Imana kuko yaturereye abana nabonye barabaye abagabo abandi babaye barashatse bafite abana. Ibyo byose n'Imana yabikoze. Shimiye Imana kuko yabikoze kandi imuhaye iruhuko ridashira. Murakoze. Mbere na mbere ndabanza gushima Imana. Ndashima Imana yadufashije tukaba twageze hano twese amahoro. Ikindi nshima Imana ndashimira umutegetsi wadukoreye bino bintu kugira ngo tuze kwibuka papa. Ni ibintu twatekerezaga, ni ibintu twagambiriraga ariko kuba Imana yaramushoboje ikamuha ubushobozi akatwubakira aho tuzajya tuza kwibukira papa n'abana bacu n'abandi bose bazajya baza tukabereka aho papa ari. Mereye kuri sogokuru wababyaye, mereye kuri kuba n'abapamdogo tutari kuri bose. Ibyo ngibyo turabashimira, ibyo papa yagiye abakorera namwe mwagiye mutwereka. Ni ukuri turabashimira. Turashimira abapamdogo bandi nabo twabanye hano, twabanye neza, nabo bagiye batwigisha ijambo ry'Imana. Turashimira pasiteri niwe watubatije. Ndibuka umunsi ngiye mbatizwa papa yambyukije ari mu gitondo ntaranize n'umubatizo. Kandi ati najyamye ntekereza ko ugomba kujya kubatizwa. Aramfata njyana mu rusengero amushyira no muri korali. Ibyo byose turabimushimira. Ikindi nshima Imana burya umuntu wasenze Imana. Shima Imana ko turinze dukura gutya nta mwana urananira mu kubikiraha. Ibyo ni ishimwe rikomeye. Abana benshi badafite base bagenda mu biyobyabwenge bakajya mu nzoga ariko shima Imana ko abana bacu bose Imana yabarize. Ikindi navuga kuri papa basanzwe kuri ndibuka umunsi nari ndi ku ishuri yaramuhamagaye arambwira ati Safa ati noneho musengero haje umuvuga avuga ko musengero harimo umugeni. Ati umugeni sinzi ninde. Ati ariko hari indirimbo nshaka kukubwira ugomba kwiga yaje kongera ku ishuri. Ati hari indirimbo baririmba ngo urupfu n'umwanzi ariko ni intumwa y'Imana. Iyo ndirimbo kuko yari twigishije twese mu nzu atubwira ko iyo ndirimbo tugomba kuyiga tukumva amagambo arimo akadukomeza. Ndibuka umunsi papa bamurasa nari ndi ku ishuri iryo joro naraye ndara nabi pe. Ndara nabi no kujya gusenga muri kirite birananira. Ngiye kubona mbona shangaraje ati ndagushaka. Shanga habaye iki? Ati ndagushaka. Ati papa yagize ikibazo se? Ati wowe. Ati ndagushaka. Ati ndagushaka none aho mbara tujya Nyamagabe kwa so wa Nyamagabe. Ntabwo ati ibintu ko bitari bisanzwe.
ngiye kuhambura barahamagaye ati Safa bandashe ariko meze neza unsengera Imana nzakira. Ni ukuri ntago papa twamubonye ngo tumuvuze, nicyo kintu cyatubabaje mu buzima. Burya umuntu wawe utamuvuje ngo bikunanire ni ikintu kibabaje, ariko niko Imana yabishatse. Ndashimira mama yaratureze aradushingira kugeza n'ubu aracyari kurera barumuna banjye. Mama turamushimiye cyane mu byo papa yakoze. Imana ijya imuha umugisha, turacyamuzirikana kugeza n'ubu. Imana iwiruko ridashira. Twese no gushima Imana kuba twabashe kugera aha ngaha. Imana ikaturinda mu nzira aho twagiye duturuka hatandukanye. Imana ishimwe cyane. Ikindi mu gitondo naganiriye na Yvonne, none bihuriranye niba ari bompere Papa Saddam bivuze, ntago niba uko ari we. Mu gitondo tuzamuka hari uburyo ki natekereje ku myaka ya data bukwe, ntekereza ku myaka ye, tuvugana nyine twibukiranya igihe yitabye Imana. Dusanga afite imyaka 41 nkuko yitabye Imana afite imyaka 41. Ikintu namubwiye ndamubwira ati bompere yari umugabo udasanzwe cyane. Kuba ku myaka ye yari afite, nubwo wenda ba bompere bandi bashobora kuba barafite ukuntu bagiye basapotinga family mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ahanini ubona ko uno mupapa ari umupapa udasanzwe cyane. Ikindi byanshimishije bya gukora ubukwe, hari umuntu witwa niba ari muhorana ngira ngo ni umunyabyinshi, niwe arambwira ati uriya muryango ugiye gushakamo, ati wagize ibyago kuba ushatse uriya muryango sobukwe yarapfuye. Kubera ko sobukwe yari umugabo ugira urukundo cyane, nanjye ngenda nashakisha amakuru, ngenda amenya ko ari umugabo ugira urukundo kandi koko umunyakuri uzi no gukora. Rero turashima Imana ko twavutse muri uwo muryango, tukaba dufite na ba data bukwe bandi batandukanye bagenda badusapotinga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Turabishima Imana. Ikindi wenda nasorezaho, turashima Imana ko yabashije gufasha kungura cyangwa se koriyanta mutegetsi kugira ngo abashe kugira ngo amenye ko kino gikorwa ari ingenzi, kandi ndatekereza ko kitarangiriye aha ngaha, ko bompere Papa Saddam yagiye avuga abo bantu bose turabashimira. Tugashima na komite yakoze organization y'iki gikorwa kugira ngo kigende gutya, n'uyu mwana bukuru wabashe kugira ngo aze akore supervision y'iki gikorwa kibe cyagenda gutya. Cyo nasorezaho, ndasoreza gushimira amabukwe. Hari abantu bamwe na bamwe bajya bapfakara bakiri batoya ariko ugasanga barandavuye. Rero turashima Imana ko uko bompere yabashe gusiga famille ariko kugeza uyu munsi ikibungabunzwe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Abone ikirere kirimo guhinduka, imvura iraza kugwa, katuvuga amagambo magufi. Dushima Imana kuko Imana ari umugenga w'ibihe, yabonye kuko rutonesha ataha kuri kiriya gihe. Je vuga amagambo abiri, shimira Imana n'abantu. Imana ndayishimira kuko rutonesha yagiye vuba ariko adusigira abantu, dusigira abana. N'ibyo bitabo bivuga, ibitabo bikora, ko muravuga kuko ari nabo bakoze ahantu bahagize neza. Imana yahamagaye rutonesha ariko akadusigira abantu. Imana yarakoze. Shimira abantu, shimira umuryango w'abanyabyinshi, umuryango w'abahire, shimira muzehe n'abahungu be Mucanga na Mutabazi. Mwarakoze kudutungira mushiki wacu umugabo yamusize akiri muto, ariko n'inka zikaba kure, tukumva ko murakurikirana ibibazo by'abashumba bigoye, ariko kwari kugira ngo abana babeho.
mwarakoze imana yo mu ijuru ibaha umugisha bofu rutonesha twari abanyeshuri ari umusirikare twahura akadufata nk'aho akigira nk'umusivili yaje mu basirikare akaba umu ofisi yazaga atubwira ngo twebwe abanyeshuri ngo tuza dusa n'abasirikare babamwika ngo tuza tuza mu rugo ngo abagore baba baducumbire atukunti muzamuhaga rimwe na rimwe mu mafaye twazaga tuhaza ariko reka mvuge amagambo abiri namwigiyeho tugeze hano Kamembe umunsi umwe naraje ndamubwira ngo angabira inka ngo buce arampamagara arambwira ngo ngwino nkubwire inka ndayiguheza kandi hari ibara nari namusabye nari namusabye amabara abiri noneho arambwira ngo agiye kuyingurira mu Mutara ico gihe bazaga baje mu Mutara ndanga ndashaka inka yo kuri kirisi yawe arambwira ngo reka nkugurire inka ryabara wasabye ntiribura mu isoko ahasigaye uzamenya aho yishira ndanga ntoya inka nagusabye si yo gusaka si iki niyo gusa kugira ngo tuba abashuti n'ubundi bushuti bugume bukomere yampamagaye iminsi 3 ndavyibuka akashira igihe runaka akampamagara ndanga yagiye atayimbaye kubera ko arinje banza ariko nzanyifata ngaho yayingabiye ico ni kimwe ikindi ca kabiri yarambwiye ngo yazaganyita Sebintu ngo Sebi yari umucuruzi ico gihe winga arambwira ngo ntukaze ukundi faranga ngo uzuzubaha ngo kuko ngo uyu muntu yakunze isi faranga ngo azazi yenza nabi ngo ariko iyo wazubashe ngo uzukiranuka ngo kandi iyo umuntu akiranutse ku mafaranga ngo Bibiliya yazagatera igipindi cyane muzi ko yazagasesa ngo kurya Bibiliya iroroshe kurusha ifaranga ngo uzawubaha ngo habe n'urudolari rw'umuntu ngo nurujana ngo uzi ko hari abantu baza bagenda ngo umuntu akamutuma akakwizera ngo agashika gasagura idolari 5 ngo akamavuga ngo izi ni ntoya kubera ngo ni nkeya ngo kubera ko wari wajanye 2,000 cyangwa 3 ngo akazirya ngo ari kuzawubaha ngo ndakubwiye ngo uzawubaha urudolari rumwe rw'umuntu ngo nurusagura ngo habe niyo rudashitse ukaruvunja mu mafura ngo uzurugarura ngo ruheze nyirarwo ngo nukiranuka ku mafaranga ngo uzaba umukiranutse no kubindi ibyo bintu iryo jambo yambwiye n'ubu nza nditekereza niyo ndi jenyine niyo ndi mu bucuruzi nza ndyibuka kandi ubwo nari haye agaciro ndavuga ngo umbwiye ukuri uvuze ukuri kw'abagabo kandi kw'abakiranutse rero uriya mugabo yari umunyakuri kandi yari umunyarukundo tuguma gusubira mu bintu babivuze ariko turashima Imana kuko umuryango wiwe ugeze ahangaha wiyubaka ndashimira mutegetsi tuza tuvugana kenshi na kenshi kandi n'ukunda kumpamagara yarambwiye igihe agiyiriya yigeze ntuma hano kuza kureba twazanye na Nyabade mama wiwe tuza kureba hano inomva uko yari imeze avuga ati ndateganya kuzayubaka neza rero Imana ishimwe kuko umuryango wakomeje kubaho kandi ugakomeza kwaguka Imana ibaha umugisha reka dushireho indabo hanyuma tuze kumva muzehe adusoreza ashimira abantu bose tugana ku musozo dufite indabo ururabo rwa mbere rurafata umuryango wa Rutonesha turatumira umuryango wa Rutonesha barangajwe imbere na Nyihasha na Ngabo bose bafate ruriya rurabo turi depoza ahangaha umuryango wa Rutonesha wose barangajwe imbere na Nyihasha na Ngabo badushirireho ururabo mu rudepoze ruraza gushirwaho n'umuryango wo kwa Ngando bayobowe imbere na muzehe umuryango wo kwa Ngando mwese mutambuke mufate kuri urwo rurabo muheze muzehe atuje imbere tudepozeho ururabo umuryango wo kwa Ngando tambuka safari ururabo rwa gatatu turaza gutumira umuryango wo kwa Sebukwe bayobowe na Mushonda
bari kumwe na Hakizumwami bashireho ururabo. Umuryango wa byinshi barangaje imbere na shefu Mututa Muhasha w'icyenda tuyoborere ururabo rwo kwa byinshi. Reka duheze muzehe adusoreza kino gikorwa yibuka kandi ashimira abantu. Nasoza turaza kumva Yonasi adusengera Imana twerekeza hariya kwa Eric, ni hariya ku kibuga cy'indege niho dusozereza tukahafatira fanta dusezera. Karimo muzehe. Ndakwibuka rutonesha ku mirimo myiza nakubonanye. Ninjye uhagaze ahangaha nshimira imirimo yawe wadusigiye. Wabaye umugabo uduhuza n'abavandimwe n'imiryango, ariko ntibyakunze ko tubana iminsi miremire, ariko niyo iyi Imana yagennye. Naragushimiye cyane kuko wasize umuryango na mukuru wawe wa Ntagengwa agasiga uwundi. Nukuri ndakwibuka rwose ku mirimo wakoze. Iyo reka nirekeraho n'Imana irayizi. Warayikoze kabisa kandi n'ubu uracyayikora. Urugo uko warusize niko rumeze, nta ibyago rufatanyije n'abandi bantu bose mu byago, ariko nta bindi biriho. Hasigaye ndakwibutse. Ijambo rya mbere ndabashimiye. Nukuri nshimiye umuryango wose wageza. Imiryango tuvukana, ari abo kwa sebukwe murumva ko tuvukana, ari abanyabyinshi bose. Ndi mu muryango wa Rutonesha ariko ndi no mu muryango w'abanyabyinshi. Mumenye kuko mbashimiye mwese abantu bose babaye hano, abakwe bacu. Haba n'uriya mugabo dore abana ibyo baza bankora, dore umuhungu nguriye aho ngiye kuja hose kandi muze mumwibuka. Igira hino igira hino uhagarara. Nukuri uyu mwana niwe baragiye baramunsigira bati nguyu aho uzoza uja hose aza kujana kandi ntaza yiganda. None ndabashimiye nukuri kuri iki gikorwa mwakoze. Akarusho uyu mwana wiwe yabyaye niko umunsi Rutonesha apfa bambwiye ndi mu isoko. Muhizi niwe wambwiye. Bavuga undi mwishwa wababu Cumbu umuhungu wa Ruhembo baranakoranye igisirikare arapfa. Nibi by'ubu ntiyari yarashatse umuntu, ariko mu isoko duhari bene muntu barambwira ati nukuri si ugucyura kandi bapfuye bombi. Atariko Zayidini twarenze twebwe, mbona ko banandenze nyine. Nibuka abahungu bane n'abakobwa babiri nkabona ngo no gusaza arashaje. None ndabishimiye cyane kandi aba bana nukuri twarabareze. Si ibyo kugira ngo mfe kubivugisha ahangaha. Cyakora yari umugabo yadusigiye ibyo tubareramo kandi barakuranye. None uyu mwana muruzi ku musaruro kugeza ahangaha. Bayitangire nimba hari ahandi mubona hasigaye bayuze. Iki ni igikorwa cyiza cyo kwibuka so, mukibuka umubyeyi. Abanyabyinshi ndabashimiye abo tuvukana. Nukuri ndabashimiye. Habe nuko konyine kubahiriza ni Gakweta yare umunsi tujya guhamba turagushingura Peresa waruhari. Yabonye isanduka rikeyengana. Umuntu azopfe watagiye aje kugwa atagiye muri rasanduka.
atamasanduka ni ukuri kumwubahirije ibi bintu ndabibashimiye rwose hasigaye tube tugira umutima w'imbabazi n'uw'urukundo ibyo byose rutonesha ikintu kimwe nibagiwe rutonesha namushimiyeho kuri iyo niyo yadusigaga mu ngorane atazidusigagamo nta deni rutonesha sisi haba n'umunsi ko kiriyo emibara dutabaye abanyamuta na shefu batubwiriye twama dutahana iwanje umunsi twasozaga ikiriyo ndahaguruka ndavuga ngo umuntu afitiye ideni kuko yari yajyanye inka 18 ninjye waza kugenda nzigura ariko akopamwe inka y'umugabo w'abasita muri kirayi agishikiriye kirayi arambwira ati yamye azohereza ntiyazirayemo yari umugabo watapanyaga ibintu yakundaga ubumwe yansanganye n'umugabo umugabo w'abadahurwa witwa Ruvugiro ndagira ngo mumenye Ruvugiro ngo rw'amasenga aramurengeza nibwo yagiye sinasubiraje kumubona tugeze hajya munsi y'ikanisa ryo mu Kamamba aramuhagarika aramubwira ati Ruvugiro icyo gihe Ruvugiro yari yaraje muhereza inka niwe aziragira ati uzofashe data ati gisigaye cyose nzakigukorera afata idolari ziwe 20 aramuhereza ati ugende ni wowe maguru y'uriya musaza Ruvugiro twatandukanye neza cyane arandagirira uwo mugabo hasigaye Imana iguhereza iruhuko namwe ndabashimiye rwose murakoze cyane uyu mugabo inzira yageze akanda zari inzira zirimo ingorane ndetse rimwe na rimwe nje nkamubuza haba n'umunsi agenda ikaremi yaciye imisisi bari banze kwagenda arambwira tuzuntambutse gusa hariya niho hangoye ataha ndetse uratambuka gute muri ziriya mayimayi n'abari abasirikare ati njewe ndirwana upfe kuza gusa unturuka inyuma zinka namwe ntoyereka nje imbere kuko nari muzi ko agira nta muntu wopfa kumuhagarika gusa kambwira ngo nje imbere njewe nkoresha amafaranga aranga toyaye wewe uraje inyuma njewe nje imbere ndakoresha ukwanje subiye inyuma y'inka hari hagoye ngo affe kugera imbere baramwitanze bamwaka udufaranga ntiyari menshi cyane yamayanga kuyatanga kera aremye intambara nta muntu wopfuye kumukoraho iyo umuntu yakoze igisirikare azasanga umuntu wogeje ubwonko bwiwe ubwoba bugashira amose ndirwanka ndatesha tiwe nyabona bakurasira amafaranga zana amafaranga ndamwinginga yananiranye mburi birivugwa umuryango wiwe erega harimo kubaho umuntu ari kumwe n'abana ari kugafana mubabara ukazavuga izo umwana wawe yakoze ukarutwa n'uwapfuye utiyo bana narapfuye ngo ntaza ariko n'ubuyoboza cyangwa se yotegera nimba mu ijuru turahagera uko hameze birize nta uhazi nyine nta ibyo tutarumva niba baza bategera nk'ibyo twasigayemo nta jambo rimwe ryo mubabaza kuko urugo rwiwe ni amahoro Imana ishimwe kuko yamucuriye igihe turagushimiye Imana kuko waduteranirije aha kandi iki gikorwa niwe wari wagiteguye tugushimiye ko waturinze n'uyu muryango wa Rutonesha ukawurinda neza abantu ukabakuza umugore ukamurinda ukamuha kwihangana ukamuha kurera abana none twaje kumwibuka sibwo bwa nyuma tuzakomeza ariko nanone mwami Yesu turagushimiye kuri iki gikorwa cyakozwe cyo kuzahora tumwibukiraho ubundi twamuvuzeho byinshi ariko hariho byinshi ubuzi ku muntu twese tabatuzi ico dusaba gusa no kugira ngo urere uyu muryango hazahaguruka indi umugabo w'intwari muri uyu muryango azakora ibikorwa azatambutse aho se yagejeje kuko muri iki gihe n'igihe gikomeye kirimo ibibazo bikeneye ubushobozi ariko ubushobozi uzabumuhe ntibakagira ico bakena ntibakagira ico bifuza turagushimiye ko igikorwa wagitangizanyije kandi ukirangizanyije tubisabye mu izina rya Yesu amen imodoka baragenda bashyize abantu baramusora bakomeze bazi gahunda umurizwa na Kristo